mutwemere twinjirane muri ingingo yacu y'umunsi aho tugiye kwinjira mu bukungu. Ku munsi w'ejo inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yatoye itegeko ryerekeye imikoreshereze n'imicururizwe y'umutungo mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Byinshi mu binyamakuru nabonye byarateruye inkuru zifite umutwe ugira uti cryptocurrency kuri ubu noneho yemewe gukoreshwa mu Rwanda, ariko cryptocurrency na akace gato nubwo baraza kubidusobanura kugira ngo turusheho kubyumva neza. Tugiye kwinjira muri iki kiganiro tumenye ubundi umutungo ukoranabuhanga ni iki, ubucuruzi bwawo se bwo bukorwa bute, kuba noneho byahawe amategeko abigenga mu Rwanda bizungura iki, kuba se byakorwaga nta murongo bikorwamo mu Rwanda ubundi byatezaga ngaruka ki. Tugiye kubiganiraho n'abatumirwa bacu. Twakiriye Strato Habyarimana kuri aya meza kugira ngo tuganire. Baramutse neza Strato? Mwaramutse. Duhaye ikaze. Murakoze. Siwe gusa ku murongo wa telefone dufite Teddy Kabiruka. Teddy, niba uhari uratwumva? Ndabumva neza. Mwaramutse. Umeze neza? Ndamahoro. Namwe meze neza? Tumeze neza nta kibazo. Strato, umutungo koranabuhanga ni iki? Reka mbisobanure ku buryo abantu babyumva. Harimo ibice bibiri. Umutungo koranabuhanga ubwawo ni umutungo wari wose n'ubundi twari dusanzwe tuzi. Ushobora gufata inzu, icyo twita byo mu ndimi zisanzwe ngo real estate, ufite nk'ikizu cy'ubucuruzi kinini. Ushobora kuba ufite ubundi bucuruzi ushaka gukora, ariko noneho iyo kugira ngo bihinduke ikoranabuhanga habaho icyo bita digitalization. Ikorwa ite rero? Habaho nk'uko wabyumvise, habaho abantu batanga serivisi yo kuvuga ngo wowe niba ushaka gushora amafaranga muri wa mutungo runaka, wemerewe kuba wawushoramo ukoresheje ubushobozi ufite. Tuvuge niba ari umutungo ufite miliyari nk'icumi, bavanamo badigitalize agaciro k'uwo mutungo, ariko bakavanamo uduce twinshi ku buryo wowe nushaka gushora imari muri wa mutungo ufite nka miliyari 10 ushobora gufatamo uduce tungana n'ubushobozi ufite. Icyiza cyabyo rero ni iki? Icyiza nuko biteza imbere ishoramari ku buryo udategereza wa muntu ufite amafaranga menshi kugira ngo abe ari we ushora muri wa mutungo runaka. Ariko kugira ngo bikunde nuko agaciro ka wa mutungo kaba digitalized, kaba gashyizwe mu ikoranabuhanga. Niyo mpamvu babyita umutungo koranabuhanga. Hakaba rero noneho n'ikindi gice kijyana none n'amafaranga ubwayo y'ikoranabuhanga. Amafaranga y'ikoranabuhanga yo ni uburyo abantu bakoresha mu kwishyurana cyangwa kwishyura ibicuruzwa cyangwa gushora imari bakoresheje amafaranga akenshi atari izi noti dusanzwe dukoresha cyangwa ibiceri, ari amafaranga mbese koko nayo yabanje gukoreshwa mu ikoranabuhanga. Hari ibintu rero byinshi biri kugenda bivuka biri gufasha cyane cyane ibyo twita blockchain. Blockchain ni iki? Blockchain ni uguhanahana amakuru, ukamenya duhereye nk'icyo navuze cy'umutungo, ushaka kumenya ngo uyu mutungo koko urahanaha, ufite agaciro kangana gutya. Uko mugenda muhererekanya ubushobozi cyangwa se uburenganzira kuri uwo mutungo, bikagenda byiyandika ahantu, bikamera mbese nk'intuza nk'umuringa. Ukuvuga ngo jewe niba nkufite narabuguze ntangiye bwa mbere, nshobora kugira gutya nkumva nkeneye amafaranga nka cyangwa nabona aribwo ngiye kunguka nkawuhereza wowe, nawe ejo ukawuhereza uwundi. Babyita rero blockchain kubera iki? Ni uruhererekane, ariko ushaka kumenya uko byagiye bisimburana uhita ubibona muri historique cyangwa se mu mateka y'ukuntu uko guhererekanya kwagiye kuba. Blockchain rero ni ubuhanga mu by'ukuri bumaze iminsi, twavuga ko bumaze imyaka itari myinshi, ariko mu by'ukuri buri kugenda bukemura ibibazo byinshi, cyane cyane muri ibyo bintu by'ishoramari, cyane cyane mu bintu byo kwishyurana, cyane cyane mu bintu byo kubika amadosiye ari sensible cyangwa se afite akwiye kurindwa, cyane cyane amadosiye akunda kwirukwaho n'abantu ba rushimusi, ba hackers. Akenshi ibyo bikorwa mu buryo bwo kugira ngo nyine urinde amakuru runaka. Blockchain zirafasha. Hakaba bya bintu nakubwiraga rero by'umutungo, kugira ngo nawo ubashe guhererekanywa, habaho icyo bita tokenization, gufata
ubu amakuru ajyanye nawe ubwawe na wa mutungo ntibayashyire ku karubanda, bakaguha nk'akantu gasimbura umubare banga cyangwa se twabyita nk'umubare banga usimbura amakuru nyayo ufite kuri wa mutungo. Noneho nawe ugiye guhererekanya, iyo ugiye guhereza umuntu nawe bamuha indi token ye. Urumva token ni ka kajambo kagufi gakubiyemo ya makuru yawe yose menshi ajyanye na wa mutungo. Ni process rero ndende, ni ibintu byiza biri kugenda bikoreshwa kuva mu myaka ya vuba, mu myaka 10 abantu benshi bari batangiye kubyumva nk'aho bishobora kuzamura business. Ariko no mu Rwanda kuba noneho twatangiye gutekereza yuko hajyaho itegeko ririnda abantu bakorera ishoramari muri ubwo bucuruzi. Ni ibintu byiza cyane. Yego Teddy, nawe wadusangiza ku bumenyi ufite ku bucuruzi bw'umutungo koranabuhanga. Strato yaramaze kutubwira umutungo koranabuhanga ni iki, ariko none iyo bivuze ngo gucuruza umutungo koranabuhanga, ubwo turaza no kwinjira mu ngero z'uwo mutungo. Mudubwire umutungo koranabuhanga, yaratubwiye inama real estate, atubwira ibyitwa blockchain. Ibindi ni ibiki, ubucuruzi bukorwa bute kugira ngo umunyarwanda udukurikiye muri aka kanya bisobanukirwe? Reka duhere ibyiti ubucuruzi, kuko ikoranabuhanga cyangwa tekinoloji irenze ubucuruzi. Iyo uvuze ubucuruzi uvuze guhererekanya, ariko iri koranabuhanga rifite ibice byose. Rifite gushaka ubutunzi, tuvuge hari abantu bamaze kugira ubumenyi ku buryo bashobora gukora icyo bita mining, bakashakisha ubutunzi ku buryo babubona. Urumva ntaho bihuriye n'ubucuruzi. Harimo abahitamo kubika amafaranga yabo bari basanganywe cyangwa imitungo yabo muri iri koranabuhanga. Urumva harimo n'uburyo bwo kubika umutungo. Hakabamo guhererekanya cyangwa kwishyurana. Hakabamo ibintu bijyanye na transfer z'amafaranga mpuzamahanga. Ni tekinoloji navuga mu buryo bwagutse burenze gusa ubucuruzi, ahubwo ni tekinoloji ntekereza ko twanatinze kugira amategeko abigenga, kubera ko muri iyi myaka 10 ishize hari abantu benshi cyane bamaze gufatirwa mu bikorwa bakabyita bitemewe n'amategeko, kandi amategeko atari ariho anabisobanura neza, ku buryo byanahombeje abantu benshi. Yenda abantu baza agace gato kajyanye yenda n'ibyo bakanguriraga abantu bati nuduha amafaranga yawe turagukorera ibi tuzakungukire, abantu bakumva ko ari ubucuruzi gusa. Ariko iri koranabuhanga mbese nabyita ni ubundi bukungu bwimukiye mu ikoranabuhanga, kuko ubukungu busanzwe tumenyereye bufatika bw'amafaranga, wajya muri banki amafaranga bakayakoraho, cyangwa se iyo ugiye kugura inzu uragenda ukaba wayikoraho ukayishima. Ubu noneho ubwo bukungu bufatika mu ntoki bwagiye mu ikoranabuhanga, kandi bikora kimwe urebye. Ahubwo ubw'ikoranabuhanga bwo buranoroshye, kubera ko bushobora gukorwa n'abantu batari no mu gihugu kimwe. Urugero rworoshye, ushobora kuvuga uti ndabyutse ndashaka kureba ku isoko ryo mu Buyapani, yenda ndi gukora business yo kuvunja nka forex cyangwa se ikigo kivunja. Ukareba se ntuza iri faranga ndiguze mu Buyapani nkarigurisha muri Malaysia, nakunguka ngaho ugereranyije n'uko buri gihugu kiri gucuruza. Nka kuriya bavuga bati ku isoko ry'imari n'imigabane, buri muntu ashobora kwicara hano akaba yagura umugabane muri Amerika akawayigurisha mu Buyapani. Navuga ni ubukungu bwari busanzwe ariko bwimukiye mu ikoranabuhanga. Noneho hakaba harimo ibice byinshi bitandukanye, harimo gucuruza, harimo kwishyurana, harimo kuvunja amafaranga, harimo ishoramari n'ibindi byinshi cyane. Icyo rero abantu bagomba gufatamo, tuvuge bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi, icyo yenda amategeko aje gufasha ni ukuvuga ngo uzabikora azaba akora ibintu byemewe. Urugero, nufungura ahantu uvunjishiriza, umuntu akakubwira ati ndaze mfite crypto zanjye impa amanyarwanda, uzayamuha kubera ko iryo nabwira iyo business yemewe. Umuntu najya kurangura ibintu mu Bushinwa, aho kujya gushaka amadolari, navunjisha agashaka crypto,
akayatwara azageraho yishyure kubera ko azaba ari ifaranga ryemewe mu gihugu yaturutsemo kandi n'aho agiye rikoreshwa. Mbivugiye impamvu y'uko abantu bakwibaza batari kubundi rizatuma urwo ni urugero rumwe mu ngero nyinshi kugira ngo abantu babyumve neza.